guhaye ikaze ku ruhando rwa politike mpuzamahanga ibitekerezo amakuru mashya na paji bikomeje kuvugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari na byinshi biri kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo kugeza kuri ubu kandi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo akomeje kubera bimeze nk'ubufindo nyuma yuko muri teritwari ya Masisi abaturage bivuganye umukuru wa polisi wagiye gutabara ibikorwa by'imirwano ndetse n'ubwicanyi by'urwango bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Imiryango mpuzamahanga hamagajweho ndetse itabarizwa hafi n'inyeshyamba za M23 mu gihe bagaragaza ko igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje guhuriza hamwe abaturage barizwa mu bwoko bw'abatutsi, ibi kandi bigashimangirwa no gusiga abo baturage mu menyo y'abicanyi ruharwa bamayimayi ndetse na FDLR kugeza kuri ubu kandi inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko ibikorwa byose byo gusubiranamo hagati y'abaturage bikomeje guterwa umurindi ndetse n'imbaraga n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu gushaka kwerekana ko ibice byose inyeshyamba za M23 zamaze kwigarura zidashyigikiwe n'abaturage habe namba. Kugeza kuri ubu kandi ibikorwa by'umutekano muke bikomeje kumvikana, si biri kumvikana Masisi gusa dore ko Nyiragongo na Rucuru kugeza kuri ubu bakomeje kumvikana ibitero bidasanzwe by'indege z'intambara Sukhoi 25 z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu bitero bikomeye cyane ndetse bitandukanye byaramutse byumvikana mu gace ka Buhumba. Indege z'indwanyi za leta ya Kongo Sukhoi 25 zikomeje kugenda zirasa ku birindo by'inyeshyamba za M23 mu gihe nyamara kandi biringiye ko ndetse bateze ko izi nyeshyamba zishobora gusiga bimwe mu bice zigaruriye nk'uko babisabwe n'inama yabereye Rwanda yasabye inyeshyamba za M23 gusiga ibice byose bamaze kwigarurira ndetse no kubisubiza amaboko y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abasa nk'abahuza ndetse n'indorerezi zahawe akazi by'umwihariko n'ubutumwa bwa Loni bw'amahoro bumaze igihe kirenga imyaka 20 ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri ubu kandi Major Wiringo musanzwe uvugira igisirikare cy'inyeshyamba za M23 wamaze gukura inzira ku murima cyatangariza isi muri rusange n'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari n'abayobozi ba Kinshasa ko badateze gutega ibice byose ndetse kugeza kuri ubu nta gice na kimwe bazigera basiga ku butaka bari kugenzura hose mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo kandi akomeje gutegerezwa bya nyirarureshwa kureba ko inyeshyamba za M23 zasiga ibice byose zamaze gufata. Ikitangazwa hagati y'izi inyeshyamba ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakomeje guhanganira mu bice bigiye bitandukanye nuko kugeza amaginga ya inyeshyamba za M23 zamaze kugaragaza ko zitazigera namba zisiga ibice byose zafashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ibitero by'indege z'intambara Sukhoi 25 z'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ibitero byo ku butaka by'abamayimayi Nyatura ndetse na FDLR bikomeje guhuriza hamwe imbaraga n'ibisirikare n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kugerageza guhangara ndetse no kurwana byimazeyo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 bashinzwa kuba bitwaje intwaro ndetse bashinzwa bikomeye cyane mu kuba bakomeje guhuriza hamwe imbaraga ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri ubu kandi mu gihe M23 iri kugenzura ibice byinshi ugereranije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, abaturage bakomeje kugaragaza ko bishimiye ko inyeshyamba za M23 zagenzura ibice byose byahoze mu maboko y'ingabo za leta Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za Mayimayi na Nyatura. Ibi byose biraterwa n'ubwicanyi bwa hato na hato bugenda bukorerwa abo baturage by'umwihariko ku miryango migari y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, kimwe mu ngingo zikomeye cyane mu M23 yatumye bava mu mashyamba ndetse benshi basiga imirimo yabo biyemeza gufata intwaro mu guharanira ndetse no kurwanira uburenganzira bwa bagenzi babo. Bivuga ko babangamirwa bikomeye cyane ndetse bahohoterwa n'amategeko mu gihe nyamara ingabo za leta Kongo FARDC zifite inshingano zo kuba zabarebera ndetse zabarinda, ziba zibereye mu bindi hirya kure y'aho ubwicanyi babukomeje kubera. Igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu kugura intwaro zigezweho mu guhanga n'inyeshyamba za M23. Ibi byose nyamara nubwo bikomeje guhurizwa hamwe biragaragaza ko izamuka ry'ingengo y'imari naryo rikomeje kugenda riba ikintu gikomeje kugenda kiyongera cyane ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Nyamara ibi byose bihabanye na politike inyeshyamba za M23 zigaragaza ko kugeza amaginga ya igikenewe kurusha ibindi ndetse kibanze kurusha ibindi atari ugukomeza kugura ibikoresho bigezweho by'intambara, kuzana bato y'abasirikare Goma ndetse no gukuriza hamwe ibikoresho by'intambara bigezweho. Ikifuzwa kurusha ibindi ndetse kigezweho kurusha ibindi kugeza kuri ubu ni ibiganiro bishobora guhuza abayobozi mu bya politike
b'imitwe nyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo kandi byiyongeraho n'abayobozi mu bya politike baturutse Kinshasa, dore ko M23 igaragaza ko mu gihe izo ngingo zose zitarumvwa neza ndetse ngo zishyirwe ku murongo n'abayobozi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse na Kinshasa nta kizigera gishoboka, ndetse amahoro azakomeza kuba ngerere mu bice byose by'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko mu bice byose zimaze kugenzura ndetse kwaka ingabo za leta Kongo mu mirwano ikomeye cyane agiye bahuza icyizere ndetse n'ubuzima ndetse n'icyizere cyo kubaho neza byongeye kugaruka mu baturage. Kugeza kuri ubu akanyamuneza ni kose mu bice M23 ugenzura ugereranyije n'ibice bigenzurwa n'ingabo za leta Kongo FARDC, nubwo ikomeje gusaba imiryango mpuzamahanga, ibihugu bikomeye bigizwe n'ubwami bw'Abongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Abafaransa bakomeje gusaba inyeshyamba za M23 gusiga ibice byose zigenzura ubundi zikabiha ingabo za leta Kongo FARDC yamaze kugaragarirwaho ubufatanye n'imitwe ihungabanya umutekano ndetse baruharwa mu bwicanyi bukomeje gukorerwa imiryango migari y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Kugeza kuri ubu kandi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo cyamaze kubagaterera nzamba, ndetse kugeza amaginga ya ibibazo bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibigarukwaho mu ngeri n'ibice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo yamaze guhitamo politiki idasanzwe yo guhatiriza ndetse no kwifashisha imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye mu kwemeza ndetse no kugaragariza ko inyeshyamba za M23 kugeza kuri ubu ari bo bantu ba mbere baza kwisonga mu guhungabanya umutekano muke ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe nyamara ibimenyetso bigaragaza ko igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa ababo n'abari abambere ndetse bafashe iya mbere mu guhungabanya umutekano mu bice bigenzurwa n'abaturage, dore ko ibice byose inyeshyamba za M23 zigezemo akanyamuneza ndetse n'abaturage babasanganira ndetse bishimiye kuza kubakira, ndetse M23 ikoresha inama z'igitaraganya mu bice byose bimaze kwigarurira mu gushaka kwerekana ko bahuje umugambi ndetse batangariza abaturage ko bakikomereza ibikorwa byabo mu gihe babagaragariza ko ihumure ari ryose ndetse biringira ndetse bakizera neza ko nta kizabahungabanyiriza umutekano. Ibi bihabanye cyane n'ibikorwa n'igisirikare cya Kongo FARDC gitera ubwoba abaturage ndetse kugeza amaginga ya ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeza ibikorwa bidasanzwe byo kubangamira ndetse no gushyira igitutu ku baturage. Ibi byose bikaba bihabanye cyane na politiki nyeshyamba za M23 zo zirangwa n'ituza amahoro ndetse n'icyizere kiganje ku bice byose babagenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amaginga ya biravuga ko inyeshyamba za M23 zikomeje politiki idasanzwe yo kwemeza ndetse no gutangaza ko batazigera na rimwe bata ibice byose bari kugenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose bizagenwa n'imirongo migari ndetse n'icyizere batangariza, bagaragaza ko ibyo baharanira isaha n'isaha igihe nikigera ndetse umunsi wa nyawe bizashyirwa mu ngiro, mu gihe nyamara guverinoma ya Kinshasa ifite inshingano yo kwemera ndetse no gushyira mu ngiro politike y'inyeshyamba za M23 gikomeje kugaragazwa ko ndetse ikomeje kugaragaza ko itarajwe inshinga n'ikibazo gikomeje gushyirwa hanze ndetse no gutangazwa n'iyi community idasanzwe y'Abarwanda Fone M23 itangaza ko ndetse ikavuga ko irwanirira umunsi ku munsi.